Bruce Melody ni umu content creator creating umuziki urumva nk'umu videographer w'abahanzi uwo ngo agomba kuba expose kubera ko creating igitekerezo ahubwo uburyo nabo bi brandinga nyine biri one aba photographers nago bi branding like the big brands, the big names. Ndi abantu nabo mubana nabo mu buzima bwa buri munsi aba cameraman burya kugira ngo aba cameraman baki nibo bari successful muri career yanyu urumva aba cameraman baki nibo bagira ikinyabupfura akaboko ko kuri kamera ntago ari akaburi wese ushobora kufita akaboko ko gufotora ariko mu byukuri utari umuntu nawe umuntu yakwishimira ko waziranye nawe urumva hari uruhande rumwe nyine hari uruhare rwanyu hari n'uruhare rwa societe hari n'uruhare nyine rw'abantu rwabona kwita nk'ababoss banyu wowe bibona bite birakwiye ko baguma inyuma ya kamera cyangwa kubera ko namwe museringa kandi akazi kanyu abantu bakumenye kabamo amafaranga ese sibyo bituma dukuma guhera mu buzima butari bwiza kubera ko tutabasha kumenyekana nk'abandi bantu bo muri showbiz muri rusange sibyo bitera ubukene cyane ikindi kubera ko akazi kanyu ku buryo umuntu avuga ngo kaboss no mu photographer wavuye ahangaha kuri ibi agera kuri buno buzima na akazi kabo kabamo byinshi tutazi kumbe burya abamo byinshi ashobora gusobanura abandi kubera ubuzima bwe bwo hanze y'akazi nyine burimo ikinyapfura kitari cyinshi ariko hari n'abagerageza reka ngo hari abakamera operators benshi bona ngiye kuvuga ingero z'abahanzi bakore reka mvuga ingero z'urwa hafi abantu bitamo nk'urugero rworoye nka Rukamba wa Diamond abantu baramuzi kubera ko Diamond aramufasha ariko nawe akifasha ariko nawe se yagiye gutangira kuba yapostinga nk'ifoto bari kumwe haciye igihe kinini cyane urumva kubera ko industry yabo yarakuze uyanje no mu Rwanda donc aba camera operators bakabaye baba exposed n'abantu bafatira ibyo bintu nimufashe Bruce Melody ufite ifoto nawe abantu batangira kukugira icyizere muri kumwe nyine barababonana Bruce Melody nawe akemera akavuga yuko iyo product ari runaka wayifashe credit ubundi one of the smartest way Asante sana rero bantu banje ubu tuvugana noneho negereye umuntu witwa Pizzo Pikase byacu ntabwo bitinda Pi amakuru ni meza ameze neza misi myinshi abana misi myinshi twaraburanye amafaranga kuyarira hehe ni Kigali nyine ne umuntu abatembera gake ashakisha uturayi ngo rebe Pi rero hari projet cyangwa se content ndi gukoraho ijyanye no kuba photographe muri rusange aba photographe hari ibibazo abantu bibaza cyangwa se nanjye nibaza nk'umuntu ukora kano kazi muri rusange aba photographe kubera iki batagaragara mu gisate cya showbiz nk'uko hari abakinnyi ba filimi aba TikToker kandi nabo ari abantu bashobora kuberekana bafite ibikorwa bya danger bigaragarira abantu buri wese nk'usanga umusani afite indirimbo yashutinzwe na director runaka ariko ugasanga naga abantu bamuzi kuki mutabaha umwanya no kubera iki nibo batabishaka cyangwa nuko muba mubona batavamo content bogiye ntekereza ko ari imiterere ya kariyeri yabo kubera ko abo bandi uvuze n'aba content creators umukameraman sinzi nawe nimba twamubara muri content creator mu gihe atakoze content urumva umukameraman akabucaringa moment donc afata moment we ikintu akora no gukipinga no gutuma abantu bagira memories y'ibihe byabo kubera ko rero we abari inyuma y'ibyo bikorwa ibyo reka ntange nk'urugero rworoye umuhanzi aba afite manager aba afite team runaka imufasha producer manager aba photographers nkuko ari kubivuga ariko umumanage watangiye gushaka kumenyekana kurenza umuhanzi ubwabyo kariyeri abatangiye kuvanga
ntabwo abantu babikunda. nawe ubwe inshingano z'ubumanager ziba zitangiye kumunanira, abatangiye kurwana na fame, kandi ubundi aba ari manager w'umuhanzi kugira ngo amufashe kumanaginga fame, akora umuziki, amufashe gukora n'izindi business, amuhuze n'abahanzi bandi b'amazina aruta iryiwe, amufashe gutegura ibitaramo, amufashe no gufata ubuzima bwe bwite n'ubuzima bwa kariyeri, donc amufashe kubalansinga cyangwa se gutwara ibyo bintu. aba camera operators, ubwo abafata amafoto, abafata video, biragoye nyine ntabwo wamubaza ngo mbwira ngo wafotoye wenda Bruce Melody ifoto ari ku rubyiniro. Biragoye nyine kubona ibindi bintu wamubaza kuri icyo kintu. Wafotoye Bruce Melody, yes, ifoto ngiyi. Biragoye nyine kubona ikindi kintu umubaza. Ntabwo ari umu content creators, ntabwo ari n'umuntu uba mu buzima bwa show off. Impamvu umuhanzi, umukinnyi wa filime, abanyamakuru bamushaka kugira ngo abaganirize, ni show business. Acuruza show off, ni ukwigaragaza. Urumva wa muntu tubona kuri TikTok ari umutipe yishyize amatiro ku munwa, rouge à lèvres ku munwa, amatiro ku maso, akambara inkweto z'abagore ari umuhungu, kugira ngo kubera ko ari gukereya content. Uwo muntu abantu bakeneye kumenya ubundi buzima bwe inyuma yo kuba ameze, ese no mu buzima usanzwe nuko ameze. Bruce Melody ni umu content creator, creating umuziki. Urumva nk'umu videographer w'abahanzi, uwo ngo agomba kuba expose kubera ko creating igitekerezo, akabwira umuhanzi wenda uzambare gutya costume, yewe ndumva video, akajya gushaka akavuga ati video yanjye yabira hano ameze gutya, donc agakereya uburyo video izaba imeze. Nubwo abari aba costume designers, aba scene designers, abantu batekereza ibyo, ariko umu videographer nyine w'umuhanzi akora akazi kanini cyane kurenza umuntu kabucaringa one moment ifoto. Urumva, ariko bitavuze yuko atagomba kumenyekana, ahubwo uburyo nabo brandinga nyine biri one. aba photographers ntago bi branding like the big brands, the big names. Icyo ni kimwe. Nabo abantu babana nabo, urumva nabwo turagira aba photographers b'amazina akomeye ku buryo they can inspire others, ku buryo umuntu avuga ngo Kabosi ni umu photographer wavuye ahangaha kuri ibi agera kuri buno buzima. Na akazi kabo kabamo byinshi tutazi, kumbe burya abamo byinshi ashobora gusobanura abandi. Ni nakazi abantu bazi ko koroha kurenza kandi kazi kose. Ni ukufata kamera, nubwo waba warabyize cyangwa utarabyize, nubwo waba hari wabiguye cyangwa ataraguhuguye, ngiye nunyereka kamera ukanyereka subject. Subject bivuga ngo ngewe ubu gutya ndi subject, bitandukana hano ibintu byatsi biri inyuma. Umbwiye ati garagaza ibyatsi biri inyuma, ntugaragaze ubwo ibyatsi byete biba subject. Abantu batekereza ko ari ibintu nyine bidaca mu nzira ndende kugira ngo umuntu abimenye, ku buryo no kugira amatsiko menshi yo kubamenyaho, umuntu ahita yumva nyine ntabwo akeneye kumenya byinshi ku kazi kanyu, kubera ko nawe na telefone ye, nubwo ukoresha kamera, umuturage we abaze ko ari uko ufite kamera, we afite telefone, avuga ati jyewe nanjye nabifata. Ariko umuturage arabizi ko ntabwo yakora indirimbo Bruce Melody yakoze. Nta nubwo yakina filime, umukinnyi runaka ndi gukoresha Bruce Melody kuko ari urugero watanze. Nta nubwo yakina filime nk'iyo runaka yakinnye, ntiyakora ibiganiro nk'uko nabikoze. Urumva, akahita atangira kwibaza uyu muntu ukora bino bintu ni muntu ki. Icyo ni kimwe. Ikindi, abantu nabo mubana nabo mu buzima bwa buri munsi, abakameramani, burya kugira ngo abakameramani bake nibo bari successful muri kariyeri yanyu, abenshi nibo batari successful. Ikindi, umuziki ubaye successful ahita agaragara, umuntu akibaza nyine yaguze inzu, yaguze imodoka, afite amafaranga, asohokera ahantu heza, bitandukanye n'abakameramani. Urumva, abakameramani bake nibo bagira ikinyabupfura kuri benshi, ku buryo n'umuntu mukorana ntabwo aba yifuza kuba attached cyane nawe, kubera ubuzima bwe bwo hanze y'akazi nyine burimo ikinyabupfura kitari cyinshi.
ariko hari n'abagerageza reka ngo hari abakamera operators benshi bona ngiye kuvuga ingero z'abahanzi bakore reka mvuga ingero z'urwo hafi abantu bahitamo nk'urugero rworoye nka Rukamba wa Diamond abantu baramuzi kubera ko Diamond aramufasha ariko nawe akifasha ariko nawe se yagiye gutangira kuba yapostinga nk'ifoto bari kumwe haciye igihe kinini cyane urumva kubera ko industry yabo yarakuze ugereranyije no mu Rwanda Bruce Melody ashobora kwicara avuga ngo umukameraman X niwe wamfashe ino foto niwe wamfashe ino video kubera ko atazwi nubwo akora ibintu byiza ni mu mentioninga abantu baratekereza yuko nkorana ibintu n'abantu mbonye bose n'abantu bacicitse n'abantu bato urumva rimwe na gusanga wenda azi ko urasinda urara mu tubari urarwana urahuguza urambura ariko nubwo ufite kariyeri yo gufotora akaboko ko kuri kamera ntago ari akaburi wese ushobora kufita akaboko ko gufotora ariko mu by'ukuri utari umuntu nawe umuntu yakwishimira ko waziranye nawe urumva ugasanga nyine ubundi nk'umuntu hano mu Rwanda abasitari benshi bemera kugaragaza ko rewa kabucaniza izo moment ni nka BGC imba ari BGC BGC ni umushiti wanjye izina rye ndaryigisha umushiti wanjye twarabanye Butare abantu nka Kadafi nawe nuko abarabaye exposed na baroki abantu bafite amazina manini nabo abantu bagatangira kumwizera bagatangira kuba proud kumva Kadafi uburi kumwe na Rocky Kadafi wafashe Bruce Melody Kadafi wafashe uyu nawe akumva navuga ko yamufashe nyine biri buze kuryoha abundi abakameramani mu magambo make bakabaye donc abakamera operators bakabaye baba exposed n'abantu bafatira ibyo bintu nimufashe Bruce Melody ufite ifoto nawe abantu batangira kukugira icyizere muri kumwe nyine barababonana Bruce Melody nawe akemera akavuga yuko iyo product ari runaka wayifashe credit ubundi one of the smartest way ushobora kurebera mu muntu akavuga ngo uyu muntu ni smart to give credit kuvuga ko akazi runaka atarakawe kakozwe n'undi muntu ubundi nibwo buhanga ntago ari ububwa ntago ari ubugwari ariko agahugu umuca kandi wabo mu Rwanda niho umuhanzi yandikirwa indirimbo akagira isoni zo kuvuga yuko atari we wayiyandikiye urumva kubera ko wenda abashaka kugaragaza abantu ko niwe wiyandikira niwe witekerereza costume niwe witekerereza aho bazashutingira niwe witegurira ibitaramo niwe wikora ibintu byose nyine urumva rero niyo mpamvu nyine harimo ibintu byinshi cyane hari uruhare rwanyu nk'aba camera operators hari n'uruhare rw'abantu nakwita nk'ababosi banyu ariko nanone nkuko nabivuga ku mu manager ubundi so abantu bakeneye kumenya manager wa Bruce Melody ngo bigende bite Bruce Melody ari ku rubyiniro mu manager warajya ku rubyiniro gukora iki mu by'ukuri ariko mu photographe cyangwa mu videographe ntabwo yatandukanye na manager niyo mpamvu nakubwiye nyine hari uruhande rumwe nyine hari uruhare rwanyu hari n'uruhare rwa societe hari n'uruhare nyine rw'abantu rwabona kwita nk'ababosi banyu wowe ubibona ute birakwiye ko baguma nyuma ya kamera cyangwa kubera ko namwe museringa service ubu umuntu wese useringa service akeneye ko abantu bamumenya cyane urumva bitandukanye n'umuntu wenda ucuruza gaze ndavuga like petrol umuntu useringa gaze cyangwa se amavuta iyo tunyuze hano hirya tukahasanga sitasiyo ya essence yitwa runaka biye birabaye ariko nkawe ukeneye nyine ko abantu bakumenya urumva kandi abakameramani bashaka ubuzima bwabo ntago ari bwiza pe ni bake baba bakeneye ko abantu babamenya bakabaha akazi kandi akazi kanyu abantu bakumenya kabamo amafaranga ese sibyo bituma dukuma guhera mu buzima butari bwiza kubera ko tutabasha kumenyekana nk'abandi bantu bo muri showbiz muri rusange sibyo bitera ubukene cyane ikindi kubera ko akazi kanyu koroha kukajyamo kugaha agaciro biragora kugira ngo umuntu abatekereza ko uyu nguyu yari kumfotora akahita atekereza ko uko ufite kamera nziza gusa nta n'ubumenyi utagiye kubyiga kandi tubifatira time tukajya kubyiga kuba afite kamera nziza man nanjye nayigura nkashaka umuntu akamfotora turiya nawe nibyanga nzashaka kamera uriya nawe muzane yamfotore kubera ko akazi kanyu kandi niko gateye nta nubwo mwapfa kubihindura
umuntu wabyize ashobora umwana ashobora kubyuka mu gitondo agacokoza kamera agafata amashusho meza cyangwa ifoto nziza kurusha uwabyize bitewe na materiel afite bitewe n'akaboko afite bitewe n'uburyo abikunda. Ibintu byose bimeze nka passion na kariyeri bisaba kuba ubikunda kugira ngo ugerageze uko ushoboye wihanganira imbogamizi. Ikindi ushyiremo imbaraga kumenya ibindi birenze ku byo usanzwe uzi. Iyo kubera ko rero umwana ashobora kubyuka mu gitondo akabikora, akazi kanyu nyine akenshi abantu batangira kutagaha agaciro. Ikindi n'ababaye successful muri mwe ntago bibrandinga kugira ngo bye bazabano urabiza igihe bajya babaza ko umuhanzi ari umuntu wabuze icyo akora, umukinnyi ni umuntu wabuze icyo akora, umunyamakuru ni umuntu wabuze icyo akora. Ariko uko igihe cyagendaga kigenda bakabona umukinnyi ugize famiye agateza imbere umuryango, akagura imodoka, kubaka inzu, agatura. Umubyeyi ntabwo yumva ko kujya gukina umupira ari ukubura icyo ukora. Umuhanzi kubera ko avanga akajya muri Amerika akaza agahindura ubuzima iwabo, akarihira ishuri barumuna be, agafasha abakene, ntabwo abantu babyumva nk'ari kubura icyo umuntu akora. Namwe rero ubu nawe wicaye aha ngaha nubwo bibamo mu mutwe wawe nta bakameramani icumuzi hano mu Rwanda kamera yahinduriye ubuzima ku kigero gifatika. Ndabazi nk'ubu nkanjye ntabonze kandi reba igihe maze muri bino bintu nk'umuturage ubirebera kure ntabo pe nzi bake cyane. Ikijyanye na credit ugasanga umuntu yafotoye umuntu cyangwa se yakora igikorwa umuntu ariko ntatange credit kuri uwo muntu, byo n'ubuswa utagiye kure. Ubundi umuntu uri smart nk'uko nabikubwiye nyine, umuntu udatanga credit n'ubuswa. Ujya ufata umwanya ukameshoninga kameramani wawe kuri Max TV? Amazina ye izina rye ntabwo ari kenshi ariko izina ry'abantu bararizi. Donc shobora kutavuga ngo aya mashusho yari gufatwa na Elize nkuko biba biri nka formule nko kuri Radio Rwanda ngo kubanga by'imihoya, ariko ndi mu kiganiro shobora kuvuga nti dukomeze dukora ikiganiro Elize ntitwataha noneho. Urumva donc hari uburyo bumwe nyine bwo kugira ngo bwo kuba umuntu ashobora kumumenya. Aho ni sawa. Ubusanga ifoto ni iki kuri wowe? Ifoto ivuze iki? Ifoto ese ugifata umwanya ukifotoza, ese ifoto ni ikintu ushobora gutegura? Ifoto ntabwo ndi umuntu ukunda kwifotoza, nifotoza ku mpamvu. Ariko ifoto ni iki? Ifoto it's a moment. It's a moment. Ibindi bintu byose biba ako kanya urabyibagirwa, ariko the memory, that photo will bring back the memory, will bring back the moment. Ifoto rero ni urwibutso, ni ibihe, ni ugufata ibihe ukabitaninga muri image mu ishusho, ibihe umuntu yagize ukabitaninga mu ishusho. Ibyo bihe rero umuntu wese aba bikeneye. Ukeneye ibihe wishimye, iyo watangiye kuba down, ibihe wishimye ukabireba down ukagarura imbaraga. Ukeneye n'ibihe utari wishimye ukibuka ko ibyo nabyo bibaho mu buzima, ukavuga uti kiriya gihe ntabwo byari bimeze neza ariko ikindi gihe bishobora kuzaba bimeze neza kubera ko nabiriya nabiciyemo. Buri umuntu wese, nta muntu utifotoza. Buriya nta n'umuntu udakunda kwireba kandi asa neza. Icyo kintu rero niyo mpamvu buryo buri muntu wese umuntu bamufotora ukabona hari ifoto akunze n'iyo adakunze. Buri wese abashe, kuko umuntu ntago yiyizi yimenya kubera ifoto. Buri muntu wese wageze ku kigero cyo gutekereza n'umwana muto mu myaka yo hasi, ntabwo bibaho ko buri muntu wese biri under subconscious, ntabwo ushobora no kubikontorora. Buri muntu wese yaciye kuri miroir ahita arebamo, ntabwo ubikontorora ngo uvuge ngo ariko ngo warebamo ngo ariko oya. Ugica kuri miroir ahiri nubwo warema amasegonda 2 ari kurebamo, nta kindi, ni ukwireba, ni ukugira wiyibuke. Urumva wibuke ko usa neza, kuko buri muntu wese iyo yireba abona asa neza. Wiyibuke nyine wikunde. Uburyo rero bwo kwiyibuka kenshi ni uko umuntu yifotoza. Kubera ko abagore bikundira ubwiza, n'urugero bikundira gusa neza, bakunda kwikunda, bakunda kwishyiraho ubwiza buri biyongereraho ibirungo. Niyo mpamvu abagore bakunda ifoto cyane kurenza abagabo. Icyo gisubizo rero umpaye gise kinjyana neza ku ntego y'iyi content ya Voice of Mine, ishaka
guca icyo kintu. Niba umuntu atanga moment z'ibihe byose ku muntu akora ibintu nk'ibyo ngibyo byiza by'agaciro, uwo muntu akomeje kwicwa n'inzara hano hanze kandi akora ibintu bya danje, kandi nyine ibintu akora bibitswe mu bigo bikomeye bitewe nyine n'izo moment zagiye zifatwa. Uwo muntu rero Voice of Money irashaka ko abo photographe, aba camera operators nabo bahabwa agaciro, bakagira ijambo, bakagira n'ubuzima bwiza kuko bakora ibintu bya danje. Wowe nk'umusanzu wawe kuri photography, kuri camera operators, nk'umusanzu wawe wumva watanga n'uwo umusanzu mu biki kuba abo bantu nabo babona agaciro bakwiye, bakabasha no kubona nabo ubuzima kuko bakora ibintu bya danje bakora ibintu bya danje. Kuko nk'ubu ufite nk'amafoto ubitse muri telefone yawe, hari abo bakameramani batandukanye bayagufotoye. Nk'urugero nanjye ari foto zanjye ubitse nagufotoye, ushobora kureba samoteme ukumva urishimye. Umusanzu watanga kuri abo bantu bahejejwe inyuma cyangwa se nabo biheze inyuma bitewe no kwitinya sometime n'uwo umusanzu se ndavuga ko ari uwera. Nkuru umunyamakuru ufite izina rikomeye muri iki gihugu, ufite ibikorwa bitandukanye bikomeye wagiye ukora rwose, nkeka ko uri umwe mu banyamakuru bahagaze neza kandi bagenda ku murongo mwiza kabisa. Nanjye mfana nk'umuntu ukomeye gutyo rero mu gihugu, ufite abantu bagukurikira, ufite platform ikomeye, umusanzu washyira kuri abo bantu ukimara gusobanura ibikorwa bakora n'akamaro kabo no kubasengera pe. ubwo se birahagije kubera akazi kanyu mani karagoye. hari ibintu muri economy byitwa competitive market. Yes. Bivuze iki? Nuvuga ngo ngewe undi nakabaye mvuga mu bintu uvugana n'umuntu ugiye gufatira moment, hakaba harimo no kwemera ko azabrandinga izina ibintu byawe. Yes. Nkuko yo ugiye gukorera ikintu nko kuri hoteli runaka, ugomba gushyiramo mu hoteli yabo n'urugero. Ariko ushobora kumwoburije ibyo bintu ntakubwire, akahita kwihorera. Kubera ko hari undi uri buze kwemera kubikora, adakeneye niyo brand, akeneye donc akeneye gusaba, akeneye kubaho. Hari n'undi uzavuga ati ariko ubundi ko naguze telefone ya miliyoni 2, undi akagura kamera ya miliyoni 1, wabyifatira. Kahita abwira umuntu bakorana ati shaka ati mfatira agafoto na telefone y'amakamera birore timureke, ari kuntegeka. Urumva ikiri no kubasengera. Buryo ubuzima iyo bwahindutse akantu kabonetse bro, murubahana n'abantu mukorana, nta nubwo waba ugiye gukimusaba ngo tag my name wapi kabisa. Nta kantu kaje, nta nubwo wiyurwa ikibimusaba, we ubwe gusa. We ubwe kabisa arabyibwira. Nuko basengera gusa akantu kakaboneka man. Akantu kakaboneka kubera ko sinanavuga ngo wibranding utese. Ntabwo kwanza ntabwo uzajya ubyuka mu gitondo urumva nk'ubara umuntu witwa ni umunyakenya. Inakoreze kandebe ko mpita mubona mani kuri TikTok. Urumva tubiye dutanga ingero z'ibifatira. Telefone sharimo yazimye. Abikora ati sacinga yitwa nimba yitwa sacinga ako kantu gasacinga kabisa. Hano nta TikTok ubanze bamwe. Ntakoresha Instagram. Arikoresha nayo ariko izina rye kuri riri kunshika yitwa TikTok. Nari mbibuze. Uwo sorry. Uwo mutipe kandi ko nabishyize handi bashyira. Ariko noneho Kenya yo ni ibindi yateye imbere kuri photography na videography muri rusange, bo nabandi bandi neza bafite ibikorwa bya danje. Uwo mutipe yitwa bro, ni umufotographer
ariko akora utuntu neza pe. Yitwa Copedo. Urumva Copedo photographe. Nyereka nde. Urumva uyu nguyu ashyiramo n'utuntu. Uyu mujene ndamuzi. Uyu mujene ndamuzi. Ndamuzi umujene cyane. Ni umunyakenya. Uyu mutipe ajya gutangira kariyeri ye yo gufotora, donc yari nawe yabigiyemo nka byari navuga nyine kariyeri byoroshye to jump in. Yari yatandukanye n'umugafriend we amuziza ko ari umukene. Urumva areba ikintu kiri hafi yakora kugira ngo abone udufaranga two kubaho, asanga ni kamera. Ariko man ubu ngubu ni umuntu wa danje danje, ariko wumve ko no wa danje nanjye ndamufata. N'uyu musore nk'utuntu yishyire ahantu hose ashyiramo utwo turi ako karimba abantu bari kumva, ni kwanga kwegereza nimba uzabishyira ahantu batazagutera ibibazo. Ariko nk'uyu nguyu urona ni umufotogarafe ariko ni na content creator. Ufata umuntu bakajya bagendana ahantu hose akamufata utu highlight, urumva afite nawe umuntu umufotora, arafotora ariko nawe afite umuntu umufotora. Urumva we nubwo agiye gufotora abantu ntabwo agiye gufotora gusa, afitemo na content gutekereza umuntu, ese izi moves ndi kwereka umuntu kuko ndi kwereka atambuka. Urumva uwo muntu ahita atangira kumubwira uyu muntu ko ari umuhanga abantu bagatangira kugira amatsiko yo kugira ikintu bamumenya. Ariko ntabwo wabwira umuntu gusa ngo nzi ku editing ifoto ikaza isa neza man, byano ntabwo bihagije kabisa. Bihura na bya bintu by'abakameramani bacu bahera inyuma ya kamera nabo ntibakreating. Nibyo nakubwiye nyine ntabwo bakreating. Ntabwo ushobora mbwira nawe ukuntu wowe aho wicaye ahangaha ntabwo ushobora kubona ifoto gusa. Urabona nka His Excellency wacu agira amafoto meza pe. Hari umuntu umufotora kandi ariko ntabwo ushobora kwicara ngo uhite ngo uvuga ngo ariko uyu muntu wamubaza ukuntu editing ifoto, uhita uvuga ati si filter ze turayashyizemo aferi itirangira, cyangwa ifoto uyu muntu usa neza aferi birarangiye. Cyangwa wenda ubwo ari president buriya bamuhaye kamera nziza, ariko ubonye uburyo ategura imifotorere ya fan ukabireba byose wavuga ati bya bintu ko bikaze. Akanagwa mani rimwe na rimwe ukabona araguye. Urumva photographe baraguye. Ukazamubaza noneho kumbi akazi kanyu kabamo bya bibazo ushobora no gupfa. Ati wenda nigeze no kugwa ndanavunika mara n'igihe. Urumva uwo twakoranaga ntiyanamvuza, akazi kacu nta silence. Urumva ibintu byinshi cyane. Aho hantu nyine bihise mfitinga ku gisubizo nashakaga cyo kuvuga ngo abafotografe cyangwa se abakamera operators bacu bo ntago bakora ibikorwa gusa, ariko bo ntibagerageze kwibranding. Bivuze ngo amakosa na yabo, bivuze ngo amakosa na yabo. So tugana ku musozo, ni iki wabwira abajene muri rusange bafeka kano kazi kacu cyangwa se bumva ko kuba umukameramani kuba umufotografe ari ibintu by'abantu babanenganezi? Ni ubuhe butumwa bagenda tugana ku musozo? Mbwira abajene cyangwa mbwira abantu bakuru? Abajene muri rusange. Abajene ubwo afite akazi kameze gute umujene? Ari abantu bacyumva ko nyine ari ibintu biri aho ngaho bitagize icyo bimaze. Ari umutipe wa wundi wakoranaga nafata ku mavuta ujye ukunda kuvuga ngo ikibazo cyanyu murashonje, mba murashonje murakennye, ariko urya turashonje. Yakunda gupostinga ibiryo abantu bakamutuka nyine. Akunda kuvuga nyine ngo ikibazo cyanyu murashonje, ikibazo cyanyu murakennye. Abajene mane ntabwo wapinga akazi k'umuntu nguwo, ntabwo wamuha inama. Bakeneye nayo ko abantu bamusengera kabisa. Ubuzima buragoye, upinze akazi k'umuntu sinzi waba ukora ikisuba. Ahubwo wenda nk'abantu bakuru babaha akazi kabisa. Dusabira akazi n'ukuri aba boss baduhaka, ariko nawe urimo. Nanjye ndi kugashaka. Nanjye ndi kugashaka. Pizo, asante sana ku kiganiro kiza tugiranye, urakoze cyane kandi wumve ko ubutanze umusanzu ukomeye kuri photographer, kuri cameraman. Iki nicyo rero dushaka gukoraho ku buryo nabo bagaragara mu gisate cy'ibyo bakora, nabyo bikagaragara ku buryo ubuzima utekereza nta bakameramani icumuzi cyangwa se abafotografi icumuzi bayivuye ku buzima bajya ku bundi. Ni ikibazo kandi si uko badahari. So rero niyo gahunda. Urakoze gutanga umusanzu kuri iki kiganiro. Thank you man. Asante sana.